ntabwo wabura kubabara witeze ngo ugiye gusanga umusore w'umuzungu mu diaspora wajya gusanga yasangana umusaza afite iminsi mike yo kubaho. ariko ikindi kintu kibabaje nuko yagiye yirukangiye mu diaspora akagera noneho akaba wa muntu uca inshuro ku rwego ruturwo yarabaye hari inaha mu gihugu cyacu. aba bakobwa nyine tugenda bakaduhamagara ku matelefone ngo bagiye kudushakira akazi bumve ako twari dufite inaha nubwo ari ak'amafaranga make tugasa naho nyine tukirengagije ngo tugiye kwirukangira ibyo hanze. ndabiyamye nyine urumva icyo abakeneye ni ukwishimisha gusa mu gihe agiye kwishimisha aramutunganya byarangira akamujugunyaho. niba uzi ko umuntu wawe atari waguhamagaye ngo ugende mu biganireho ndakubujije. Yes, ndabasuje nanone ikaze kuri muze yakurinze Empire aho muri hose mu bihugu bitandukanye turabasuhuje haba mu Rwanda ndetse mu mahanga. Ntabwo twakora ibiganiro twibutse gusuza abantu bo muri Korea kandi ikindi turasuza n'abantu batwandikiye amakomenti ku kiganiro cy'ubushize baduhaye ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nanone twagaruye wa mukobwa wanyu mukunda, nta mugabo uvugira undi. Burya kwitwa umugabo rabizi ntabwo bivuga ko umukobwa cyangwa umugore, ngo ijambo umugabo abarundi nibo baza agaciro karyo, n'umuntu wari wese w'intwari. None ongera nanone wivuge ko ari abandi bashaba bagenda baza. Okay, murakoze. Mwiriwe neza. Nani wa mukobwa wanyu Kesia. Ndagarutse noneho ngarutse ndi mushya. Aha. Utuzaniye iki Kesia nubwo mbise nkwakiriya vuba kugira ngo utaza kuruha. Tubwire impamba wadupfunyikiye muri make. Yambazaniye inkuru ishyushye ifite inyigisho ku rubyiruko muri rusange. Nanone ndagarutse ku rubyiruko muri rusange, nje kubaha impanuro, nje kubaha inyigisho ku rubyiruko n'abandi bose bafata umwanzuro wo kuvuga ngo tuvuge urugero igihugu cyanjye kirananiye, ngiye gushakira ubuzima mu bindi bihugu byo hanze. Okay, aho ngaho rwose. Ese bigenda biti? Ese gushaka ubuzima bwo hanze ntabwo byaba ari byiza kuba umuntu yagenda akaja gushaka ubuzima hanze? Okay, reka duhere ku bakobwa. Ndahera njya mera kuri bagenzi banjye igitsina gore. Yego. Ariko sindavuga igitsina gore, ngiye kuvuga ku bakobwa, urubyiruko rw'abakobwa. Muri make rero abakobwa b'iminsi dusigaye twarihaze. Gute rero? Uburyo twihaze, urugero kanitangiye urugero. Muri aka kanya ntago nyine mbayeho uko mbyifuza 100%, ariko mbayeho neza. Ariko bino bintu twishizemo ngo abadiaspora. Yego. Abadiaspora. None si sawa? Abadiaspora si. Abadiaspora. Gerenda n'abatinya. Ntabwo nyine uganira n'umushiti wawe ati ngiye nkunda umdiaspora bro. Bebe nkunda umdiaspora nyine ukumva yabishege. Umukobwa ashobora kuba afite sheri umunyarwanda, umdiaspora akaba ari mu telefone. Sibyo nyine ugasanga isashya arashyushye ameza amababa mu minota itari ingahe ukumva nyine ngo save the date. Nuko ubwo rero icyo nashakaga kuvuga ni iki. Hari abashiti banjye ngiye mfite, nyine hari umushiti wanjye mfite benshi, ariko hari umwe nyine yego twabanaga inaha n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cy'amata n'ubuki. Yego, cyiza gifite abandi ibindi bihugu byose bitagira ubuzima butagoye mbese bwiza. Ariko se mbibwire gute? Noneho abona nimero yamwandikiye kuri WhatsApp. Atayizi. Yego. Ariko mbere yaho yakundaga aba diaspora. Ati mana ngewe ngize amahirwe ukama mu diaspora ntazagushira. Noneho nyine agiye kubona hari nimero yamwandikiye. Yego. Atazi yariyo. None nyine avuga barayisubije, ubwo nyine baracata. Umusore ahita ambwira ati ngewe
wo muri Amerika. Ngiye amagambo yanjye araba make komeza. Yego. Atamwe ati ngende umunyamerika ya niyo navukiye ubwo urumva nyine ni umudiaspora. Yego. Ko gahita noneho inkuru umva yahise amamagara bati bebe ngufitiye inkuru. Ntumbwire ko yari asanzwe afite sheri mu Rwanda. Urukundo bari barugeze kure. Mama. Akibona umudiaspora akibona message yo mudiaspora. Iby'inkundo zo mu Rwanda babivuyemo. Umukobwa abarashyushye amamapu zose uko byifashe. Noneho nyine njyewe kubera ko nakunda abadiaspora ntabwo namushigikiye. Uzatubwira niba uratubwira none niba uzatubwira impamvu ituma abo bantu utabakunda. Oya ndabivuga. Urabivuga okay. Yego. Ndacyakomeje. Noneho mubwiye ngiye ko ntakunda abadiaspora ndanamubwiye ati rero mwana wa mama ibintu byo kwirukira abadiaspora byihorere. Aranga rugo barakomezanya online bavugana urabizi nyine bakominikana nyine kuma telefone barakundana bigera kure. WhatsApp yagakemuye. Save the date birasohoke. Yego. Ubukwe ubera online. Ngo iki? Bubereye online umukobwa nyine urumva umusore yari yamutegeye yagiye mu icyo gihugu umva ntabwo ubukwe bwabera online nyine abo mu iki gihugu nyine ba famille ye ndibo babireba. Ariko we yagiye aha yaramuhamagaye ajyayo butaha online ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Noneho umukobwa we ajyayo njya numva ngo hari n'abashingura online. Akigerayo mbaze ngo habaye iki nibyo nshaka bose umva sinakubwiye ngo ndavuga make. Yego. Ikintu cyabaye yageze iki asanga wa muntu wamwandikiraga yego ni sogokuru. Afite nk'imyaka ingahe? Ko yari afite nk'103. Bana yanjye arimo montage yarashaje nuko nyine urabiza abantu bo hanze aje baba barariye neza. Rimwe na rimwe bajya gusubirana none bayica mu masara bakabatunganya bakabagira neza. Uzi si we ikintu yakoresheje yamusabaga amafoto akamuha y'abasore. Profile ye iriho umusore. Yego. Urumva ageze yagiye gusanga umuntu barabana asanga ni umusaza. Mama wa musaza utashobora buri kimwe wa musaza nyine urumva nawe urabyumva nyine. Byaje kugenda bite? Cyaje kubarera. Umukobwa urumva yavuye inaha mu Rwanda yihenuye kuri sheri. Aho ngaho utaragira kure akantu kambere wenda tutari twamenya n'ingaruka zamubayeho yahise akomereka kuko yarabonye watakundaga uyitiranyaga utitaye no kubutunzi. Aho ngaho ko kantu kahise kaba cyane. Yego. Ubwo nyine nawe uyu uri umuntu mukuru uhita ubyumva nyine cyane rwose. Ntabwo wabura kubabara witeze ngo ugiye gusanga umusore w'umuzungu mu diaspora wajya gusanga yasangana umusaza afite iminsi mike yo kubaho. Urumva afite n'ihungabana. Umva icyakurikiyeho rero yarahindukiye aragaruka. Aviyo ngiyo noneho kugira ngo agaruke se ko yari yabuze n'itike imugarura. Ntabwo yabyakiriye yahise yumva ko yahita yigarukira. Ari uwo muntu umwirukanye se? Oya umuntu yamwirukanye. We yageze yumva atamwishimiye uzikora nabiketse. Ntabwo yamwishimiye ahubwo yahise ahindukira aragaruka. Ashatse kugaruka abura itike. Bizi biriya bihugu byanze kugira ngo ugaruke kugira ngo uve nyine iyo ugaruke inaha nta mafaranga menshi kuko mu kugenda bari bamutegeye. Komeza rwose. Ubwo abanza nyine yakubitikirayo arakubitika abura uwamuha akazi nta rurimi yari azi rurenze. Hari kwakundi kubaho nyine nk'umusazi. Ubwo nyine igihe kigeze akajya akora ku mihanda agakora ibiyede agakora amasuku akajya gukorera abantu mu ngo. Yego. Kugira ngo abone itike igira ute imugarura. Amahirwe ahari rero se nayita amahirwe ariko nyine nta nubwo ari amahirwe kuko yavuyeyo afite igikomere ku mutima. Amahirwe ahari nuko yavuyeyo atabonanye n'uwo muzungu ngo babe babana. Yego. Niyo mahirwe ahari. Ariko ikindi kintu kibabaje nuko yagiye yirukangiye umudiaspora. Yagerayo agasanga nyine umuntu yari yiteze ko ari we si we. Akageraho noneho akaba wa muntu uca inshuro ku rwego ruturwo yarabaye hari inaha mu gihugu cyacu. Baravunika rero buriya bugena uko abantu batabizi. Bari abantu baravunika ni abantu ba mbere bakora imirimo igoranye.
none si yaje kugaruka afite icyo gikomere yego ariko hari n'ikindi kintu mise ntekereza kijyanye n'abakobwa bagenda ngo bagiye kubarangira akazi hanze muri biriya bihugu by'abaza Sudani na za by'Abarabu ikintu kiba kuri barakobwa nyine mfite utu ID duke yego ariko ndeka dutambutse nicyo bundi nicyo cyatumye nguhitamo kuri icano kugira ngo ujye utambutse impanuro tubwire ubiziho nosiyo yego ID mfiteho rero ntabwo ari nyinshi ariko izo mfite kanzi babwire aba bakobwa nyine tugenda bakaduhamagara ku matelefone ngo bagiye kudushakira akazi bumve ako twari dufite inaha nubwo ari ak'amafaranga make tugasa naho nyine tukirengagije ngo tugiye kwirukangira ibyo hanze ndabiyamye gute rero ibi bintu ntago ari byo niba uzi ko nta famiye ufite aho hantu ugiye niba uzi ko nta muntu ufite aho hantu ugiye wikiruka ati kubera iki urabona hari ukuntu baguhamagara njye mbifitiye ubuhamya hari umwana wo mu rugo noneho va kuri babandi ngo abashuti banjye wo mu rugo baramuhamagaye noneho barangije kumuhamagara nyine baramubwira ati tugufitiye akazi gashyushye mwana nawe urumva nyine iyo bakuhamagaye hanze utawumva ikindi kintu hanze nyine nawe urabyumva hanze y'igihugu ni ahandi hantu niyo wageze hari Uganda uba uvuze ngo mvuye hanze noneho uvuga ngo ugeze muri Amerika cyangwa muri Sudani bagufitiye akazi urumva urashya mva n'ukwaka byo bikunze kubaho aragenda baramutegera baramujyana yari umukobwa baca Uganda bundi na za Sudani bagatega noneho uzi ikintu cyabaye se yagezeyo akimara kugerayo ubwo nyine abonana n'umubose noneho amaze kubonana n'umubose wiwe ubwo nyine uwo mubose ahita amujyana ahantu yari umukobwa yego amujyana ahantu baragiye noneho baragenda mutwara mu modoka ngagiye kumwereka ahantu muri kampani azajya akoreramo yego aramugorobereza kugira bwire aramutinza mu nzira baranamutembeza maze ako burasi ntibirimo impamvu uri buze kudusobanurira kinyamutinza yego aramutinza aramusohokana baragenda barishima nyine umukobwa arishima ati mbonye umubose mwiza cyane mbonye ahantu heza ubuzima buraryoshye bwije bumaze kuba nka 3:00 z'ijoro abatoke twagiye iyo niyo mpamvu ushaka kutubwira aramujyana ubwo urumva impamvu yamujyanye nijoro reka nyibabwire yego ivugeho yaramujyanye ubwo baragenda 4:00 ziragera 5:00 6:00 umukobwa ati ko tutagerayo urumva naho kumira kugira ngo amuyobye nyine ubwo yarashaka kumujyana ahandi hantu habi kugira ngo atazamenya inzira yamucishijemo nibyo ni nko kumwambika mask yego umugabo ati webwe ni bose we ati wowe tubuza ngo ujyane aho ngujyanye ngenda hasi aramujyana bibaye nka 8:00 z'ijoro amugeza aho hantu amujyanye mbaze ngo ni kagira inkuru yaramujyanye amujyana mu gisare akigezemo asanga harimo abakobwa benshi ngo iki benshi yego benshi cyane ariko umukobwa agira ubwoba aravuga ati se bimeze bite abana barara hasi hasi noneho va kuri sima va kuki hasi mu ivumbi gutya nta kintu cyo kwiyorosa babayeho nabi gukaraba byaragoranye ubwo abo ngabo babazanira abantu bo kwifashisha nyine ubwo abo babajanye yego ngo muri cyajya nyine urabizi nyine hari ukuntu bari abantu bo hanze bikenera abantu bo kubafasha mu gihe byagoranye bitubwire ntabwo ndi kubimenya reka tuvuge urugero wenda abakobwa nyine mwabari baba bayajyanye kubacuruza yego abakeneye kubarongora kuryamana nabo yego urumva ubwo rero nka kiragiye iyo hagizemo nk'umuntu wabo ukenera umugore bajya gufata muri bariya bo gukiniraho kuko isi babahindanye uzi ikintu kihari se yego uriya mukobwa bamukesheje bakamugira umuntu mwiza byakenerwa n'abantu benshi babarenze nyine urumva icyo abakeneye ni ukwishimisha gusa mu gihe agiye kwishimisha aramutunganya
byarangira akamujugunyaho. Bamufata wa munsi wo kugira ngo amukenere akamwitaho nyuma akamusubiza muri bwa buzima bw'umucakara. Ubwo wewe umva icyo gikomere twahere kuri gikomere cy'ura mukobwa wasanze umudayasipora atari uwo yatekerezaga, tugeze ku gikomere cyo kuba uri gufatwa ku ngufu n'umuntu udakunda kandi noneho mu buzima bubi. Waragiye uzi kugiye gukora iki? Amafaranga yo hehe hanze y'ibihugu. Hera aho ngaho ugira icyo utanga impanuro ku bakobwa. Murakoze. Ikintu nabivugaho rero ni inama nabagira. Abakobwa bagenzi banjye ndabakunda kandi cyane. Rero ibintu byo kuvuga ngo wishyizemo umudiyasipora, bari abadiyasipora ntabwo ari beza. Ntabwo ari beza. Yego hari abeza pe, ako kantu rwose, ariko ntabwo ari bose. Inshuti yanjye, niba uzi ko mu mahanga nta muntu wawe ufite ugiye gusura, niba uzi ko umuntu wawe atari waguhamagaye ngo ugende mu biganireho, ndakubujije cyane. Ndakubujije ibintu byo kwirukanga, mbonye akazi urahiye ako wari ufite mu gihugu cyawe, uri furi urakajugunye mu gihe muri hanze ugiye guhura n'abadiyasipora. Ntabwo ari byo. Urankomye unyibukije abantu b'abasore bigeze gutwara, babatwara ngo muri Kenya, bagezeyo barabayobya babajyana kubatoza kuba ibyihebe. Ibaze we yagerayo akabazi ko agiye gukora akazi, ariko bakamujyana kumutyaza ni ikiboko. Ibyo bintu byose hari icyo waba ubiziho. Biriya bintu rero ntabwo mbifiteho amakuru menshi, ariko nyine dukenda dufite. Wenda kuri ibyo ngibyo bijyanye n'uburyo bagenda bakabakoresha mu tuzabigarukaho, ariko reka tuvuge kuri abo bantu noneho bajya muri Kenya. Mu bihugu bya Kenya ugasanga bagiye mu Buganda gushakirayo ubuzima. Ese ibyo babivugaho iki? Bino bintu rero nabyo reka mbivugeho. Mwabagabo mwe, reka mve ku bagore n'abakobwa njye no ku bagabo. Mwabagabo mwe namwe abasore mwe, ibintu byo kugenda mukagenda ngo mugiye gushaka amafaranga muri biriya bihugu, muri za Kenya hehe na he, mwisiga akazi mu gihugu cyanyu ngo mugiye kugashakira mu kindi gihugu. Iwanyu hari akazi keza, mufite amahoro. Perezida yadukoreye ibikomeye byinshi, turya neza, tuba ahantu heza, mbese tubayeho neza. Bano bagabo rero bajya muri Kenya, agerayo azi ko agiye gukorera amafaranga, yagerayo akazi akabuze, agacuruza indazi zo mu mbegeti. Indazi aya mandazi yo mu Rwanda, amwe yo mu Rwanda bayacuruza mu buhe buryo? Noneho hari amandazi, ikintu kibabaje, kuri indazi rimwe aba ari gufataho igiceri cya 20 cy'inyungu. Y'amanyakenya y'amanyarwanda buriya. Ku manyakenya aba ari gufataho igiceri cya 20. Ariko ku manyarwanda nyine ubwo muri Kenya ni desa, inaha mu Rwanda ni 20. Urumva ku gaciro k'amafaranga aba afite. None aya mafaranga bayakusanya akagwira hari? Oya, bivuge ngo abantu bakunda kujyayo nibyo bintu baba bakora, si nta bandi bajyaho bafite ibindi bintu bakora. Hari abandi bajyayo rero ugasanga nyine nk'umugabo agezeyo ahise ajya gukora akazi ko mu rugo. Wenda se ako kazi ko mu rugo wenda baba bahemba menshi kurusha yo mu Rwanda. Oya, urabizi amafaranga yo mu Rwanda iyo ageze muri Kenya atagaciro, kuko nyine ikintu cyo muri Kenya ndakeka igiceri cy'icumi kivunja amanyarwanda 100. Bivuga ngo buriya niba ariko mu buryo bwo gutransfera amafaranga byo usanga ari ibintu bigoye pe. Kuko niba wenda bakoresheje 40 bari mu Rwanda, kugira ngo azakugereho 60 havuyemo nk'ibihumbi 20 byose. Yego, baba bagiye bayakata. Urumva nyine kugira ngo umugabo wari uri umugabo mu rugo rwe afite umukozi umukorera umumesero ugira ute agere muri kiriya gihugu nawe aba umukozi, ni ibintu bibabaje. Agenda aje kumesayo, amesye imyenda y'abana,
yoza abana urumva nyine abaguha akazi kose urumva nyine aba ari ibintu bibabaje cyane cyane ko ikindi twanavugaho kuri ibi ngibi tumeze nk'aho tunari turi gutanga n'inama burya umuntu yakagombye gushakira ubuzima iwabo icyo buri iwanyu ntabwo uzakibonera hariya iwundi ku wundi muntu igota amasimbi ngo niwe ugiye gushakira ubuzima nababujije perezida tunavugeho atavuga ngo mbese turi kuvuga ngo byinshi ngo dufite byiza nibihe urugero internet n'ubuntu iriruka telefone ufite ntajya ubwoko wavuze ngo ni iPhone Pro Max yego iriya telefone muri bihugu ntiyabonekayo ibibayo nibiwani kandi ziba zihenze kugira ngo ayigure nuko iwakuya kuri bara abanyakenya kugira ngo korera amafaranga burya ari indazi ari amafaranga 20 turi kuvuga ari nk'abiri ngo muri icyo gihugu abari nk'amafaranga 2 urumva kugira ngo azabone agere ku mafaranga agwira ni ibintu biba bigoye cyane mu kobwa wacu rero reka tumere nk'aho bari gufunika ikiganiro kuko n'ubundi tuzagaruka tutere kuri turakuvunisha ngo tukurushye ufite impanuro nyinshi abagutega amatwi bagukurikire nizere ko ufite byinshi byo kutubwira umva mbafitiye inkuru nyinshi ariko ako rero tubaye tubiteganyirije kuko wari ubuherutse watubwiye ku bijyanye n'abakobwa utubwira uburyo bagenda bakijandika mu buzima bwo kujya mu by'amafilime bikarangira babakoresheje uratubwira ngo uzatubwira no ku basore reka tuzabicumburiraho nanone ariko n'abasore bitubwiyeho bajya muri bihugu byo hanze n'ubundi mu gushaka y'akazi ni nako bigenda bujya no naha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri make sezera ku bantu ubabwire icyo utekereza n'ubundi ntugende nk'aba bandi murakoze ndishimye cyane kuba mukomeje kunega amatwi no gukurikirana ibiganiro byacu yego aho muri hose mwumve ko mbashimiye cyane kandi ndanabakunda haba bomba mbona nabo ntarabona mwese ndabakunda cyane amakomenti urayabona bagenda umva bamwe baravuze bati uzagaruke none ubundi wagarutse yego noneho reka mbabwire ngo murare neza mwirirwe neza ndabakunda cyane bitewe n'igihe bagere kuri video yego buri wese ubwo uwahageze mu gitondo yirirwe neza uwahageze nimugoroba arare neza ndabakunda cyane ciao burazi ikintu kinsekeje nuko nyine batumye nkusetse kandi uri calm sawa murakoze cyane bye ciao abakunzi ba Muzehe Yakurinze.